buriya ubuzima bwa ghetto nubwo umunyeshuri kububamo byombi kugira ngo bishobore wabigiye bikomozaho no gukora ariko ukanasenga. Muri kaminuza ni ahantu hatakwishe hagukiza. Habanye ko agafu kanje mu muza mu kakatashizemo ko igikoma. Yego. Nkamenya yuko n'ikijumba cyane cyo kuza kumbabura cyane. Yego. Namara ubundi kwiga bikazanye. Ubundi hahita nkurikizaho umurimo wanzanye. Niba ushaka nimba iwanjye hari ibiryo mwana wanjye. Banzu biryo uhamye. Banzu birye kuko nugera muri kaminuza. Mbahaye ikaze mwe mukurikirana Menye Mbane TV. Uyu ni wa mwanya duhabwa ubumenyi. Kristu Yezu akuzwe. Ndakeka uyu mugabo mumenyereye kuko twagiye dukorana ibiganiro kenshi kuri Menye Mbane TV. Ubu rero tumusanze muri ghetto aho acumbitse. Tugiye kuganira nawe kuri byinshi ku buzima umunyeshuri wo muri kaminuza abashaka kuyinjiramo, ndetse aragenda anakomoza kubarangije icyo bagezeho, kuko hari ingero nyinshi, hari bakuru bazi ku buryo banagira inama abo bigana kugira ngo ibyabaye kuri bakuru babo, kuri bakuru be bitazaba kubo bigana ndetse n'abazaza muri kaminuza. Nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Wari urahari ko? Urankanguye nayo ndyamye. Ariko bameze neza kameme. Wari uryamye? Kandi muri mu gihe cyo kwiga? Uyu munsi nta modire dufite iki cyumweru, nari nkomeje ndi kuri revisinga n'ama exam ari hafi hariya, ntabwo nabasha kujya muri campus. Ariko reka dutangire ubuzima bundi bwo kwiga babuteye bute? Ko numva ngo ubu ndiryamiye, ngo ubu nagiye gupagasa, kumva umunyeshuri araza ati yewe ntago ndi ku kigo rwose narigendeye, kandi ugasanga ari kwiga n'amanota arayafite. Ubundi ibyo bintu bigenda bite? So ubundi muri kaminuza umwarimu aguha 30% ugashaka we 70. Urumva icyo wakora cyose uba ugomba gukora buryo ki ibyo yaguhaye 70 gasigaye nawe ukishakira kandi ukabikora ntawe ugushyizemo umugozi nko muri secondaire aho usanga animateur abahari ukabyiga uko ubonye umunota ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje telefone yawe ku buryo ubyiga kandi ukabishobora. Ku buryo waba uri ku kiyede unasoma. Umva rwose uva ku kiyede hoya. Ahantu hose uri iyo uri umunyeshuri ufite ikintu ushaka kugeraho, ushaka kutari gusoma muri note baguhaye, ariko mu mutwe uri kwibuka cyane cyane iyo wiga ibintu ukunda ushaka, ibyo regicara yavuze akenshi ujya gukora n'akazi ka domaine y'ibyo wari urimo kwiga muri rusange. Ariko reka mite nkomoza no kumyemerere. Ariho abajene tugenda tubabura muri kiliziya, mu nsengero, ahantu mu materaniro. Ntaho bihuriye n'iyo mirimo iba ari hejuru, kwishakisha gushaka icyabatunga, kabura akanya ko gusenga. Ntaho bihurira. Ni ukuvuga ngo nk'umunyeshuri wo muri kaminuza uba ukeneye kurya, ukeneye kwambara, ukeneye gusa neza. Hari igihe nk'umunyeshuri yiga muri day ku wa gatatu no ku cyumweru ni umwanya wabonye wo kujya gushaka ifunguro rimutunga. Ku buryo usanga nyine mu mwanya wo kugira ngo wenda avuga ati ndajya ku ishuri mu gusenga avuga ati okay uyu munsi ahubwo n'umwanya mbonye reka njye mu rugo kuzana agafuka ko kuzarya kiriya cyumweru, cyangwa reka njye mu kiyede ku buryo byibuze mbona mu 3,000 cyangwa 4 nkagura ibiro 5 by'ibijumba uyu munsi mbikoresha. None se mukeka ko ari byo byiza nk'ubu ugeranyije umunyeshuri usenga n'udasenga? Ubona hari aho bahuriye? Ku buryo wavuga uti jewe gusenga ndabyihoreye, ndabona ngomba kubaho. Ubundi abasenga bo ntibabayeho? Singero wanza guca intege. Ariko d'abord ubundi bireba nambere ikintu kibanza n'ubuzima. Ntabwo wajya mu misa utariye, ugiye kugira gute? Se ujya kwayurira abakristo? Nese ugiye kwirirwa umunsi wose? None kama misi bya mu minsi y'akazi se mu minsi isaha za mu gitondo reza akazi wareka kujya gukora icyo kiyede cya dimanche ukajya gusenga ukaza kubwirirwa. Aya misa
itangira saa 12, hariya saa 12 nko kuri katedrali henshi misa ya mbere itangira saa 12, iya kabiri saa 1 buri munsi. Ariko ku cyumweru usanga ari saa 1, saa 3, saa 5 ujya mu ushaka. Yewe hari na katedrali zigira misa nimugoroba. No mu materaniro ntabwo wirirwa y'umunsi wose, ni amasaha make. Ntabwo ushobora kuyigomwa ukagaburira na roho yawe ibindi ukabijyamo nyuma. Kuvuga ngo ibyo birashoboka cyane ko wabikora. Gusa bibananiza ikize. Gusa twebwe ubundi hanjye ni social work cyo bita ivugururamibereho. Icyambere mu ivugururamibereho tureba igikenewe kurusha ikindi muri ako kanya duhari. Nimba ndi mu ishuri icyo nkeneye directement ni ugutega amatwi mwarimu nkamwumva afite ibyo ambwiye. Nimba mvuye mu ishuri ngiye mu rugo ngomba guhita kugizaho noneho niki nzarya muri icyo cyumwe. Byo vuga ngo ndajya gusenga nibyo n'ubuzima bw'umukristo, ariko se ninjyayo urugero nkavayo saa 2. Ibi ubwo urumva nimba saa 2 nkajya wenda muri iyo mirimo yindi ntago bireba bingana nuko nagiyeyo mu gitondo hakiri kare. Uri akazi nakakare wa muntu ukora ni kare. Ariko hari umuntu wavuze ati kora unasenga. Ni umukurambere. Yego. Ubwo ntacyo umwumvaho. Kora unasenga. Yego. Kuki yabanjije gukora? Ariko unasenga. Yabanje gukora. Yego, niyo mpamvu ndati ko gukora bigomba kubanza. Ibindi bikabikurikira. Ako ntago byibagirwa. Ntabwo byibagirwa. Nanjye simuze ko byibagirwe kuko ntagiye gusenga dimanche ku cyumweru. Cyangwa ntagiye ku cyumweru kubera yuko wenda nk'ubutumwa n'abanyeshuri bazaza muri kaminuza. Hano muri kaminuza tugira misa kwa kabiri ku bitaro saa 12 za mu gitondo. Ariko uravuga aba kaminuza ya abanyeshuri ba kaminuza ndetse n'ibitaro bya Byumba muri rusange abarwariyeyo n'abarwaza tugira misa ku bitaro saa 12 za mu gitondo kwa kabiri ndetse no kwa gatanu saa 11 za nimugoroba. Kuvuga ngo ushobora kuba ntabashije kujya muri dimanche kujya mu misa bitewe nuko ari umunsi mbonye wo kugira gute wo kujya gushaka ibyo bizamfasha muri icyo cyumweru cyose. Ariko maridi nagiyeho mu gitondo mbere yuko njya muri classe nkajya mu misa nkegereka Yezu na bwa busani bwanjye nari nkabukora. Nkaba nagiye mu ishuri nize ariko na misa nayikoze. Aho ngaho se senga unakore. Yego. None se kwiga ubihuza ute n'ubuzima bwa ghetto? Uriya niba urumva segonderi akazogera karavugaga ati mujyaha muvaha hari n'umuntu bahagarikiye, ariko hano urabyikontorera ujya mu ishuri ubishatse, uva muri ghetto ubishatse, ufura ubishatse, uteka ubishatse, ushaka wabura ukanabwirirwa. Ariko ubihuza ute ni gute ubikora umuntu inyuma akabona ushishe gutyo? No kuvuga ngo nkuko natangiye mbisobanura namwe mukajya mubikomozaho. Buriya ubuzima bwa ghetto nubwo umunyeshuri kuba mu byombi kugira ngo bishobore wabigiye ubikomozaho no gukora ariko kanasenga. Ko na experience maze kujya nubwo atari nene ariko atari na ntoya muri kaminuza n'ahantu hadakwishe hagukiza. Hadakwishe hagukiza kuko ni hahantu uri libre yo gukora whatever you want. Tukiga mu seminari guciye mu ijambo ariko wihangane. Yego. Hari umupadiri watuyoboraga yavuga ati aha hantu muri harera imbwa n'umugabo. Nta hagataho. Uzavamo imbwa cyangwa se uvemo umugabo. Yego. Okay. So na kaminuza rero ni uko nguko. Kubera yuko uyubayemo mbese umeze nk'ucitse. Hakuntu ubona abanyeshuri cyangwa se abantu muri rusange tubayeho cyane cyane ababyeyi bacu baba baratureze mu buryo butandukanye. Kwa kuturera mu buryo butandukanye rero iyo bakurekuye wa muco bw'abarere baguhaye ugaragara muri kaminuza. Ibanye barakwigisha yuko toujours ugomba kuba ari responsable ku bintu byose ugeze muri kaminuza koko urabishobora. Ariko iyo bari wa muntu bahojeje igitsuri igihe cyose
ugeze muri kaminuza birakugora kubera yuko uhita umeze nk'uciye ikiziriko. Ubuzima bwa kaminuza buragoye ubwabwo kuko kugira ngo ubone amanota yo kwimuka kugira ngo amanota 50 nawe tekereza n'imbere gicaraga yaguhaye yuko 30% bishakire 70 kugira ngo ubone amanota yo kwimuka biragoye. Kandi iyo utsindwe isomo rikagufata uraryishyura ntabwo ari muri secondaire utsindwe ugasibira cyangwa se mukajya muri media zone niho zaraje sore uragishyura ukajya kwisubiramo. Rero guhuza ubuzima bwa kaminuza no bwa ghetto mbere na mbere uraba bitangirira ku mibereho no ku buzima wayo mu buzima bwa mbere, hanyuma nkabihuza nkanjye mbanza mbere na mbere kuba muri ghetto. Haza kumenya yuko mfite icyo kurya habanye ko agafu kanje mu muza mu kakataje zamo kwigikoma nkamenya yuko n'ikijumba cyane cyo kuza kumbabura ryari namara ubundi kwiga bikazanye ubundi nkahita nkurikizaho umurimo wanzanye kuko ntabwo wawukora utariye pe. Muri kaminuza haba inzara pe ateshuri tadanguje uje kwiga ejo bundi kayango uje mu buzima bwiza nushaka nimbi waje hari ibiryo mwana wanje banzu biryo hamye banzu birye kuko nugera muri kaminuza uzakubitwa n'inzara utigeze mu buzima bwawe. Niyo iwanyu baguha arenga angana gute kubateye ubwobara oya ntago mbateye ubwoba ntago mbateye ubwoba iyo kuko amafaranga baguha arashira ugera ukagira isoni zo kwakata nshaka ikingiki uje kandi ukugenda ukura ugenze bana macu. None se kaze nkwibarize reba izo myivuruguto umuntu abarimo ibyo byose utubwiye byo kwihiringa guhera mu gitondo kugera bwije, iyo birebye ubona bizatanga umusaruro nyine imbere hari akazi mu by'ukuri. No kuvuga ngo byanze bikunze n'ubwivoma ari kure ufite ikizere ko uzabona akazi ubundi kanze nkubaze kamemu umuntu aramutse yiga nta confidence afite yuko azabaho ntabwo yakabaye yiga. Mbere na mbere nabikomoje wo kwiga ikintu ukunda ikintu ushaka. Iyo umuntu yiga noneho nk'ibintu niga ngiye niga ivugurura mibereho social work psychologist. Ibyo bintu rero mbere na mbere dufite abaturage bakeneye kuzamuka mu myumvire. Umufasha myumvire iyo nawe abasha kwiyumva abasha no kumva abandi. Ngiye mfite ikizere yuko nta mpamvu nimwe yatambira inzozi zanjye. Yego ubona muri rusange se akazi gahari? Yego wenda ibyo wiga bishobora kuba bifite akazi ariko urebye muri kaminuza muri rusange erega hanze hari urubyiruko rwinshi rwicaye kandi rwarangije kaminuza nkawe wiga murigana hari n'abakuru bawe ndetse n'abarumuna bawe. Ubona hari ikizere mu by'ukuri cyangwa se abarimo kuza muri kaminuza babyihorere bigire gushaka akazi bihangira imirimo cya kaminuza babivemo? So njyewe nkurikije uko mbibona buriya umubyeyi cyangwa se bavuga ko umwana ari we wihingobye. Ni ukuvuga ngo njye mpamya yuko umuntu uje muri kaminuza akiga ibintu abikunze akiga ibintu abishaka atabura kubona akazi. Ahubwo defi bamo impamvu tubona abantu benshi bagiye cyangwa tubona abashomeri benshi bigaragara yuko hari amaraporo umuntu agenda abona bigaragaza ko twiga cyo tuza muri kaminuza kwiga kugira ngo tubone igipapuro tubone degree, ariko wajya mu ntuza mu bumenyi twahawe ugasanga ntabyo. Bigaragara muri education cyane aho ubona umunyeshuri umwarimu abajije umunyeshuri nawe ikibazo atumva cyangwa se hari aho nabibonye afite umushiki wanjye biga muri primaire bamubajije ngo what is soil erosion iramunana ntiyisubiza ariko bamubaje agents of soil erosion arazisubiza. Hanyuma ndibaza mwarimu we yamukosoreye ko soil erosion yayikoze kubera ko agents za soil erosion yazikoze. Definition arayimuha kandi itariyo kuko yakoze agents. Ubundi wabuze ute agents definition utayizi? Nawe urumva umwana we yarishakishije. Yego ko twari nabase ibi wasubije wabyumvaga ariko nk'umwarimu ngende yumva yarakoze neza. Yakoze neza. Yego Umwana umuhaye iki nimba atazi isuri niki ukamuha amanota ariko agents yazo arayizi.
wabuze igitera ikintu utazi icyo ari cyo, mbere inama ugomba kumenya ikintu ukamenya ikigitera. ariko icyo kiyitera kiyirimo. Ugomba kumenya indwara kugira ngo uyivure. Ntabwo ugomba kumenya ugomba kumenya iyo umenya indwara umenya icyayiteye ukayivura. Oya, igitera isuri kiri mu isuri. Nta wajya gusobanura soil erosion utazi ikiyitera. Tudabo ugomba kubanza iki? Ugomba kubanza kumenya isuri ni iki. Yego. Amagonye isuri cyari ukamenya n'igitera isuri. Ugomba kumenya igitera isuri imbere y'isuri.